inzego zishobora kuba zitarimo kureba tuzisanga kirimo kiracumba ntimubone umwotsi ariko dushobora kurangara kikabasitinga kigashwanyuka urusengero rwo kwa Scovia kuko ngewe naturutse Burundi ba pasiteri bose bagomba kuba ari Burundi bavuyeyo wanagera ukumva ikirundi cyaganje ariko kandi kuvuga kimisagara noneho waza kumanuka wajya ku rusengero rwo kwantuza iwawe bagasanga abantu bagomba kuba bavuga ikinyamurenge ibyo birarangiye muri ADPR naho hari abagomba kuba barimo nekereza ko urusengero umaze kurufungura nta muntu uhamagara nta muntu uhamagara kenshi jewe nangira itorero twaritangiye turi abantu batandatu turacuranga ariko ucuranze ujya kubona abantu baraje ukuntu birandaranda nuko nguko umuntu ahita wa pasiteri agahita afata umugore we agahita mujya pasiteri yaba afite umuhamagaro yatawufite abantu benshi umugabo ni bishop umugore ni reverend urumva ko umuryango umaze kubaka n'igihe bawutangira rwose ari mwiza nta kibazo gihari ahubwo activity yo zitangiye niyo hatangira gukorerwamo igikorwa kabiri rero ikintu cyangiza ibintu byinshi abantu benshi ntabwo babizi Bibiliya ivuga kuri Satani ikamuvuga ngo yaje kwica no kurimbura nibwo atangira kunagamo izo nuzi kampate nk'urugero rwafi nubwo Scovia yavuze ati ni igisasu kiri kubara ni kirabara ibiki kirabara ngo kizaturika tugendane step by step kirabara ngo kizaturika kiri kubara ibiki sibyo kiri kubara amadoge n'ubu ngo birongeye kubura rega umwe ntabwo urarangira ari abantu bazanga bati Imana igiye gukubura ukabona n'undi bantu ziracyaza kukubura umwe ntabwo urarangira bacyakubura ko leta irongera kubura isubiremo ikubura nabanye n'abashumba nabanye n'abapastori batandukanye nshaka gusubiza ikibazo wambajije yego burya abakristo bo hasi barakijijwe ariko ugeze mu gishumba ntago kiza karimo buriya mu gishumba 95% nabisubiramo nagakiza kariya beshe no pagani gusa abakristo bizera ijambo ry'Imana nose bamubaza ibi Scovia yavuze bivuga bituruka he wabonye bituruka mu bakristo bose ujya ni iki rero icyambere nukwikubira namazimwe uza amazimwe abayo usanze abashumba barwana n'urusengero barusubiramo shimshaka kuvuga iki menya amabanga noneho ahiko sega nk'urugero ntago ubona kuri YouTube ya baba kaza bagahanura banura ibinyoma ico bita igicura kizi kwigisha igice yego nico zumubatizo yego warazize narazize uzi impamvu ziranyigisho zaje kubera iki zaje kubera discipline y'itorero uzi propaganda ziba muri aya madini zisa nk'izisepara abantu cyo bita kubatandukanye ku buryo ngiye niba usengera kwa Robert utemerewe sinzi ni uri kunyumva neza utemerewe kujya gusengera kwa Pastor Shimiye nunajyayo turaserera ubu dufite arenga imbibi zo kwanga ngo Burundi ngo Uganda ngo imurenge n'ubundi nta kibyo wabihinduraho nagakavaga kikibi bintu nukuvuga ngo mu idini nta muntu uhamagara uri kingingo nabanjije avuga ngo mu idini ntago ari abantu uhamagara sibyo na abantu ucuranga bo bakaza cyangwa se ndagahamagara kwa kana ngo hari amavuta cyangwa se bakakwiyumvamo uko ubundi mu rusengero umuntu aje kwakirizwa ni umuntu wiyumva muri urwo rusengero cyangwa ngo uzana abandi ngo bavangemo hari n'ingiye kubona nk'abantu se waje gusengera hari ngo hari mu banyamurenge ngo harase ngo ni mu banyamurenge nawe ubwe we ntago yajyayo ahumva ko ari mu banyamurenge donc abo bantu ntabwo bose bari mu rusengero ikintu cisha abantu haba mu madini yanga Scovia yavugaga wenda ko twumvisaga agace gatoya wasanga hari n'ibindi yavuze urukumva wenda yavuze no muri leta haba no mu buyobozi bwa leta hose ubwo mvuze muri rusange jewe mu gihugu cyose madini muri leta mu kwa muganga giye bari banyikiye umwana ejo bundi kubera ko rero ibi byose biri kuba nizi ntamba nizisaga nuko umuntu ajya kwivanga urashaka kuba representant legal urashaka kuba umubwiriza butumwa urashaka kuba n'umuhanuzi urashaka kuba n'umwigisha urashaka kuba n'umuririmbyi urashaka kuba n'umwatiriste ushaka no gusiga amaraje y'urusengero ushaka kuba ni nawe kontabura uko amaturo yose bashyira mu mufuka akaruja kuba nujya kwimika rero urimika nde ni umugore wawe nurimika umugore wawe bukeye mu gitondo imika umuhungu wawe bukeye mu gitondo murumuna wawe bukeye mu gitondo so wanyu bukeye mu gitondo ruzi ko amatorero menshi afite abapasiteri batabatijwe karabaye
Abapasiteri batabatije. amatorero menshi ureba amatorero menshi arayo bafunze arakirimo. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye kandi kuba warahisemo gukurikira iyi channel. Niba uri mushyashya nawe ukore subscribe kandi ukore share ku bandi bantu nabo baze barebe icyo nawe wabashije kubona. Twicaye kuri Novaland Hotel Igasogi. Ni hoteli nziza cyane ushobora kuza ukafatiramo yaba icyo kunywa icyo kurya cyangwa se no ku bantu bashaka gucumbika. Pastor, hari abantu bashaka kuza kurara hano. Urabona ko ni hafi y'ikibuga cy'indege. Bavuye mu mahanga. Baba diaspora bajya baburaho kuba rwose bashatse baza hano. Bakaza hano rwose. Bakiberamo ni n'amakeya. Igiciro ni gitoya rwose. Harimo umuntu ushaka gufata apartment. Basanga agiye gufata apartment y'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko ashatse yakwiza mu Novaland hano. Kubera ko icyumba cyaho ntago gihenze cyane. Rero urumva bafite igiciro nk'icy'umuneke. Ni igiciro nk'icy'umuneke. Nk'icy'umuneke. Yego mwabyumvise turi kumwe na Pastor Nshimiye ndetse na Prince Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Yego. Roba umeze gute? Ndaho nuko ndandikurira ku mugaragaro. Ngo aya maso aranyishe. Akarya bari imashini no gushaka rinete sha. Rinete? Gushaka amadarubindi. Amadarubindi bayitaga amadarubindi. Kera rero bavuga umuntu wambaye amadarubindi. Umuntu wambaye amadarubindi. Yego. Wabonaga ari umukire byatari. Kandi unamama amadarubindi n'umukire kwera. Kandi nyamara abadirecteur nibo bambaraga bayitaga amataratara. Amataratara. Ugasanga banguri kuturebera mu mafaranga. Muturebera amafaranga. Ugasanga rero ni ibintu bitoroshye. Ariko kenshi sije n'uyu munsi sije n'uburwayi. La majorité y'abantu bambara amarinete. Wegereza mikrofone. Ujye wegereza mikrofone. Okay. La majorité y'abantu bambara amarinete ubona ari abasirimu tout simplement. Ariko nanone indwara sugira ngo hari aho idafata. Arega buriya indwara si ikintu. Urumva buriya kenshi ari igihe umuntu ashobora kubona ikintu amaze kubona muri iyi si gusa ni ukuba mu Mana utiyemera cyangwa kuba muri iyi si utiyemera. Ushobora kutanakishijwe ariko ukaba muri iyi si utiyemera kuko nabonye umuntu wese wiyemera akishwa bugufi. Buriya hari ibintu rwose tugomba kugira. Uzi ko uyemera ku muntu ejo kajya kumusaba. Cyane. Nawe maze iminsi ndeba ku mashow bize. Ariko mva umuntu bamujyana mageragere. Abantu bakirwa bavuga mukayi kandi nkajya ngona musaba. Ngona nawe nageze. Ataragerayo umwe agataha undi yinjiramo. So rero umuntu wese ashatse yakitonda. Ubundi dushatse twakwitonda. Ejo muri sinzi umuntu twatuma tubiganiraho turi kujya ku kazi. Tuvuga ku kintu cy'urupfu. Ubundi buriya ku gihe cy'urupfu nibwo uvuga uti rwose. Ubundi rero mu gihe cy'urupfu rubana ntabwo bizevo. Abantu batinya uwo munsi. Batinya umunsi wo gushyingura. Ariko iyo birangiye bahita bibagirwa. Ariko nyine burya dushatse umuntu Eva wigeze kuvuga akantu ariko numva niko. Abanga ushaka kubwiriza ubutumwa bwiza bukinjira neza. Nubwo batirimuka bamwe bakongera akabujugunya. Kandi baba batangiye kumanura umuntu neza bamubona. Ubundi hariya pasteur abonye opportunity. Bararyumva. Ubundi bararyumva. Oya bura niyo ushingura niyo wigisha kwirimbi. Abantu benshi baba bimyoza. Burya baba bumva. Ikibazo bari kubyinjira kwinjira. Babitaho ngaho urumva bagitirimuka. Bakimara kunywa fanta. Bakimara gukaraba. Umwana w'umuntu wamugani. Ariko nyine buriya ugomba gutekereza ko byanga bikunze uriya munsi nawe uzawugeramo. Ko hari uruba. Barabizi ari urupfu ruba. Kugira ngo ruzave no mu mitwe y'abantu yaba abafamiliye cyangwa n'abandi bantu. Shaka gasigara rubabwirije tu. Yabye hari urupfu rubwiriza abantu. Rukasigara none nk'urupfu rwa Sherisa mu minsi yashize. Urupfu rwakoze ivuga butumwa. Rero n'urupfu rw'ivuga butumwa. Ku buryo umwana w'umukobwa areba mugeza batisha ku myaka y'ingahe mwana warurangije kaminuza ishuri wari kubitaho ugasanga ivuga butumwa ririmo wareba kubwiza kuri bote ukabati ugasanga ririmo donc ugasanga mu buryo bwose ahantu hose harimo ivuga butumwa akabana umwana upfuye reka mvuge ngo urumva ngo niba yarajyanye na bagenzi be ngo muri anniversaire ibintu nk'ibyo ngibyo ukibaza
hano harimo ivugabutumwa rikomeye cyane. hariya niho kenshi imana ihishira abantu ikintu cyitwa ibanga rikomeye. Ibanga ibanga ry'umuntu Imana dukinze akantu naho ngaho rero ibanga ry'umuntu rihishiye. Aho ngaho ni naho burya umuntu akwiye kumenya agakiza ngo niki, ese nakora iki kugira ngo nzagere ku musaraba cyangwa nzagere ku cy'Imana yamfatiye. Nuko tubyibagirwa. Jewe kare sinzi umuntu twaganiraga nejo namubwiye uyu munsi ngiye pasteur Shimiye nta deni Imana ifitiye, ahubwo ni ngifite Imana ideni. Nta deni Imana gufite ne uri nta narimo Imana ifitiye ire deni, ngiye mfite Imana ideni rihe rero ryo gukiranuka gusa. Nta kintu. Ariko na Bibiliya ni kuvuga ngo tumaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo turimo umwenda wo gukiranuka. Jewe umwenda mfitiye ideni n'umwenda wo gukiranuka, n'umwenda nubwo dutuye muri iyi si rimwe rimwe bikatunanira, ariko umwenda mfitiye ideni n'umwenda wo gukiranuka. Imana nawe ideni na rimwe mfitiye. Efa wowe gufitiye ideni Imana? Ubwo ndarifite. Bari Imana ideni gufitiye? We Imana yewe namugana ushobora kuba ntaryo mfitiye ahubwo wera gato wumva uburyo Imana nta deni gufitiye. Okay, reka wena mere kuri twebwe turubatse. Yego. Imana navuye ibyumba mfite igikapu kirimo ipantaro ebyiri urukumva n'ishati ebyiri nta n'amafaranga mfite. Ndaza mu mujyi wa Kigali ndahatura, Imana imaye guhumeka, Imana imaye kubaho, imaye kubaka inzu, mfite umugore, mfite abana. Kuri status zanjye mukana amaze posting abana banje babiri b'abakobwa, uwanje n'uwondera bamaze kubona diplome. Narabishyuriye muri iyo myaka yose strugglinga n'abandi kwiga secondaire. Ndahumeka ndarya rero ukuntu nambaye. Ni irihe deni Imana ifitiye? Ntacyo wishyuza Imana. Ntacyo nutarashaka. Pastor niyo wajyamo reka mbwira abadukurikiye hari umuntu ajya wakikaraga ku Mana kubera ko wenda ari abona ari mu mage. Uyu mugabo witwa Yobu ngo yigeze kuyihamagaza ngo aravuga ati ngwino tuborane. Ngwino iraza ramwitaba, yari yatanze ingingo zimwe za danje. Urumva Yobu yakubise ingingo ya mbere ivuga ngo wamoye agatsi, kandi koko wareba ukuntu adiruye ya Yobu yagenze kona ko yazize agatsi. Nta naguhamagaye ndanakubura. Ikirego cye ntabwo avuga ngo nazize ubusa, wamoye agatsi. Icya kabiri wanyihisha. Ndagushaka ngo tuganire nkakubura kandi narakwizeye. Ngaho rero ngwino. Uzi mwitabye yamukubise ibibazo 128. Weya rero nari narakumbije none natinyirira ngo nari narakumbije none ndakubonye, ariko uyu munsi ndakubonye. Undi mbere yuko yageragezwa yajyaga yumva Imana gusa. Ije aravuga ati none ndakubonye. Uburonka pasi ashimiye kuvuga gutyo. Iyo abwira aba yatangiye kuyibona. Urabizi se mama. None abayumvishe bo na hari igihe bashaka kuba bari gushyira abamanyanga ko ikibari mideni. Ariko utangiye kuyibona ni guhatisha. Uzi impamvu se? Mvuze aya magambo ni ukugira ngo utamanuka. Nkabura icyo mvuga. Ushaka kutubaza iki uyu munsi? Reka twinjire mu kiganiro kari akanyuzemo. Ikintu nashaka kubabaza rero uyu munsi ari ikiganiro nabonye cyakozwe n'umudamu nemera muri iki gihugu witwa Scovia Mutesi, avuga ku bintu by'amadini mu ngingo zazigiye zitandukanye bagiye baganiramo. Hari akantu numvishe bavuga ku bintu bigendanye n'amadini, bavuga bati hari igisasu kihishe mu madini kandi umunsi cyaturitse kizabyara ibintu bizaba bibi cyane. Ngira ngo yagiye atanga ingero, ako kavideo ngira ngo nari nakohereje Robert ashatse yakatwumvisha kugira ngo noneho twibaze kuri ibyo bintu uyu Scovia Mutesi yaba yavuze, nibe koko mu madini birimo. Se ntibyaba bibabaje ibi bintu nibe biri mu madini, twitwa ko turimo tujya mu ijuru, twitwa ko turimo dukorera umwami umwe, ariko ugasanga ahubwo harimo ikintu kimeze nk'amacakubiri. Evode dengaka. Reka mbabwire iby'amadini. Amadini yacu afite ikintu gikomeye inzego zishobora kuba zitarimo kureba. Tuzisanga kimwe kiracumba nimubona umwotsi, ariko dushobora kurangara kikabastinga kigashwanyuka. Urusengero rwo kwa Scovia kuko ngewe naturutse i Burundi, ba pasiteri bose bagomba kuba ari ab'i Burundi bavuyeyo, wanahagera ukumva ikirundi cyaganje. Ariko kigeze kuvuga kimisagara. Noneho waza kumanuka bajya ku rusengero rwo kwantuza iwawe bagasanga abantu bagomba kuba bavuga ikinyamurenge.
buranga dufite n'abanki ngevuga ityo n'umunyarwanda uretse gato utakiza akagerageza kukivugisha akuririmba akarwana no kuvuga ikinyamurenge akunda kwirwemo n'icyo kirwa uretse nkomeze waba utakivuga inkweto ntigukwiye ndabakomeze kuko murimo mu buzima bw'ikomereza ese ubundi ubu ndagira ndabaka ikarita yasamu n'ubundi yabaye karetse za RMC ubu ni uyo wa RMC itware neza urumva ifate neza imbere ya cyapaso noneho icyo abantu barimo barwana no kuvuga ikirundi n'ikinyamurenge ibyo birarangiye muri ADPR naho hari abagomba kuba barimo urumva bagomba kuba ari kimeza hano ndabyumva hari izaje zadutse zitwa caki bagomba kuba harimo n'uturirimbo tuvuga ikigande n'icyongereza you see mugatenga hano hirya no hino birahari nyinshi zirahari ibyo bintu rero ibyo bintu mubona byitwa uduce ariko byumvikanye dushatse twakwibaza kuri ibi muzi ngo nuko abantu baziranye bikubaka mu madini ni igisasu gitangiye kubara rimwe kabiri ni igisasu gitangiye kuba ikiganiro cyose bajye kuri mama rwa Gasabo ndeka tumutwikire we ariko rero iki kintu kirakomeye ntabwo ari ikintu cyo kurenza ingoyi urumva yego mu Rwanda dufite minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge nubwo wenda atari cyo yakomojeho cyane kigize ariko byanga bikunze nabyo ibyo bintu bigomba kujyayo kurumva niba avuga ati itorero ryo kwa Scovia ubwo wenda tuvuga iryo kwa Evode cyangwa iryo kwa Nshimiye uyu munsi nkaba naravuye i Burundi nuvuga ngo abantu bazi wanje nyine ubwo nabakomoka iyo ngiyo n'abanyungirije abo dukorana bose niba ndi umunyamurenge nuko duteye ibyo bintu nibe biri mu madini koko si ikibazo pastor ikibazo nekeza ko atari amadini yose yaba atari amadini yose amadini yose ariko tuvuge ko uyu munsi bihari umwe yaba agatukisha bose ariko byanga bikunda ubwo agiye kubivuga ashobora kuba yakoze research si umunyamakuru se yego ashobora kuba yakoze research ntekereza ko ibintu atapfuye kubivuga ntabwo apfuye kubivuga ubwo yakoze research madini bikaba birimo cyaba ari ikibazo ahubwo kirenze n'ikibazo ni ikigeragezo ni igisasu nk'uko yabivuze Evo reka turebere mu buryo buri vast sibyo buryo bwagutse Scovia ashobora kuvuga iki kintu nk'umunyamakuru hari nk'akantu avuze muri ADPR abango kimeza sibyo nk'iri jambo kimeza ni ijambo rinini sibyo rishobora gusigura ibintu byinshi cyane bitewe n'icyo ashaka kuvuga ariko urumva ko asa nk'uwari katingiye aho ngaho sibyo ngewe ntabwo mbibona muri ino hangire ya Scovia nk'uko abibona ndavuga aviyange yego iyo ufunguye idini cyangwa se itorero abakugana ntabwo ari ujya kubakura mu rugo donc ushobora gufungura idini ukaba agacuranga n'urugero ukazayo ahubwo njye nakibona muri hangire ya administration sinzi niba uri kunyumva neza administration akaba ariyo ishamitseho iki kintu ari kuvuga Robert niba wenda naraturutse i Burundi nk'uko ari kubivuga donc abankikije iyo mvuze abankikije si abakristo bose muri rusange donc abo turabona ni inyungu zaziri perezida yavuze ati mwabigize ubucuruzi nanjye ngunda kubivuga n'abandi bakunda kubivuga sibyo za nyungu za wa mukamo wazantama nk'uko bibiri bivuga abari buze gusangira akaba ariyo donc administration akaba ari irimo iki ubundi nekereza ko rimwe na rimwe ubu tuvuge Scovia afite ikinyamakuru yego ariko mbere yuko ikinyamakuru kibaho cyangwa se reka ndeke ikinyamakuru mbere yuko idini ribaho itorero kuko itorero ndaza kuterekanya na ministeri ritandukanye n'akarere mbere yuko itorero ribaho riricara cyangwa se visionnaire aricara wamara kwicara ugatekereza wamara gutekereza umuntu wa mbere uhitiraho ni inshuti yawe ujya kubwira ibyo bintu ni inshuti yawe usanzwe ari inshuti yawe mugenderanira wa undi mugenderanira niwe ujya kubwira igitekerezo cyamuvuga rumwe cyamwumva kimwe nyine of course ni inshuti yawe magara mwumva kimwe ukamuha igitekerezo
iyo umuhaye igitekerezo aracyumva hanyuma iyo ugiye gutangira itorero bisaba iki icyo bita bodi bodi ni uko muri RGB bagusaba abantu 11 le membre fondateur uranyumva neza yego abo bantu ubakurahe no tugiye kubanza kwibaza abo bantu bakura hehe abo bantu ntabwo upfa gufata abantu mu muhanda bose ubonye abuzi n'abutazi rimwe na rimwe ntibanakwemerera ufata ba bandi b'inshuti zawe bamwe mugenderanira musanzwe muvugana njye Vodi Robert n'undi muntu dukundana n'inshuti yanjye na Potre Mutabazi ni randi ni abantu nsanzwe mvugana nabo ni abantu ndi buvuge igitekerezo cyanjye bakahita bacyumva bakagushyigikira bakanashyigikira yego abo bantu abo munabazanye kuko ni inshuti zanjye urukumva tuje gutangira NGO tuje gutangira itorero ministry tuje gutangira itorero hanyuma itorero rabaye iyo ribaye nekeza ko ba bantu mwatangiranye ni nabo nubwo ari body rimwe rimwe kenshi wowe nde uri pasiteri nujya gusengera uzahera muri babandi ntabwo ujya kwimika wo hanze kandi hari umuntu le membre fondateur ntabwo ujya kwimika umuntu waje mu gitondo kandi ufite abantu batangiye iki itorero natangiranye itorero hanyuma mugeze mu itorero mugatangira itorero mushyira hari ibyuma munatangira mwenyine yego komeza munatangira mwenyine iyo mutangiye mwenyine nekereza ko urusengero rumaze kurufungura nta muntu uhamagara kenshi jewe nangira itorero twaritangiye turi abantu 6 turacuranga ariko ucuranze ujya kubona abantu baraje ntabwo batoranya ngo aba bantu bavanye hehe nta nubwo bahamagara nta nubwo urarika ngo aba ni abagande nta nubwo urarika ngo aba ni abatanzaniya nta nubwo urarika ngo aba ni abanyamurenge bose baraza urumva neza kandi iyo baje nekeza ko nta muntu heza mu rusengero yego rero gusa hakaba n'andi matorero nyine yabaye ubukombe ahubwo niho twarebera Pastor reka tugende step by step bura Scovia ashobora kuvuga ariko iyo uvuze niyo mpamvu nawe hamagara ubuyobozi ntago avuga ibintu ngo bishyire mu bitekerezo nk'uko ashaka kubikora sibyo dore ahubwo ikese yavuze uko ishobora kurandaranda ikabyara ikibazo ari nacyo ubuyobozi bushobora kumanza kwitaho nk'uko yabisabye natwe turi kubisaba mu kiganiro kuko urumva niba mugani uyu munsi hari itorero abantu bakavuga ngo bari ngo nabavuye i Burundi nabavuye bara nabanyamurenge bari abavuye niba bateze amatwi aba bagenzi be bari kumwe nabo hari uburyo bikije bakavuga ngo mugatenga sibyo yavuga nk'akantu nka Kimisagara sinzi uri kunyumva neza ariko hari na comment nanjye nabonye umuntu yanditse aravuga ati nyamara hari korari runaka sinshatse kuyivuga mu izina ni korari ikomeye hano muri iki gihugu atutaravuye ahanga ati korari ntabwo yikandagira no sumva atari ikibazo juste nanjye nibyo ndi kuvuga donc n'ubuyobozi ari ukuntu dukora ikiganiro n'ubundi baba byumva kuko turi abagenerwa bikorwa batitwe bayobora hamanje kubaho gitekerezo w'idini runaka Robert Church maze kugitekereza nkuko pastor bivuze nanze igitekerezo ku bantu banjye ba hafi sibyo maze kukibaha wenda turatanze ibyangombwa baratwemereye ba bantu ba hafi umva ukuntu biza bigatangira urugendo sibyo hanyuma Robert niba nagize igitekerezo nkamagara pastor shimiye nk'umuntu w'inshuti yanjye iyo agiye guhamagara first of all ahita ahamagara umugore we abana be akubwira ati mfite umwana uzi gucuranga afite umwana uzi kuririmba donc urumva ya round y'aba bantu nibo baza gukora iki kintu sasa rero uko kigenda gikura kuko muri karemano ya muntu buri muntu wese ashaka gukurura yigira gute yishyira anasamikaho iki abe icyo kintu abantu bakimenye buriya reka ngwe naciye mu ijambo Robert usibye ko ngewe iwanjye ntabwo bibayo nta nibyo nzakora nta n'ibihari kuko umugore wanjye ntabwo ari pasiteri na n'uyu munsi nta n'umuhamagaro wabyo afite yarabya ariko ahandi twabonye ko iyo ubaye revera umugore ahita aba pasiteri waba bishop umugore agahita aba revera iyo umugore wanjye ntabwo ari pasiteri nta n'ubwo mukomeje nta n'ubwo azaba pasiteri oya cyokoza mu mpamvu z'icyubahiro yicarira yitwa mama pasiteri mu mpamvu z'icyubahiro cyiwe yicara hari ariko ntabwo ari pasiteri umugore wanjye ntabwo akoresha inshingano za pastorale ntabwo akoresha inshingano za gipasitoro kuko nta muhamagara si n'uwuwe urumva ariko icyo nshaka kuvuga ukuntu birandaranda
nuko nguko umuntu ahita aba pasiteri agahita afata umugore we agahita amugira pasiteri yaba afite umuhamagaro Yaba atawufite. abantu benshi umugabo ni bishop umugore ni reverend yaba ari apotre umugore ni bishop ubwo ni bishop aho ngaho niho bitangira gupfira rero ugasanga abantu batangiye kuzana iki bya bibazo urukumva neza yarangiza agafata mukuru we cyangwa se murumuna we akabamugira perezida wa korali cyangwa perezida w'abagabo aho ngaho rero kaba kabaye uba winjije ikintu kitari cyiza mu rusengero nakomeza donc nibyo nabwiraga Scovia n'abandi bari kureba iyo hangere iyo uhandura ikintu cyangwa se ushaka kurandura igiti ntabwo utema umukiborera n'ubundi kirongera kigashibuka imizi ikagira gute ikazamuka ubwo urumva ko umuryango umaze kubaka n'igihe bawutangira rwose ari mwiza nta kibazo gihari ahubwo activity yo zitangiye sibyo niho hatangira gukorerwamo igikorwa kabiri rero ikintu cyangiza ibintu byinshi abantu benshi ntabwo babizi Bibiliya ivuga kuri Satani ikamuvuga ngo yaje kwica no kurimbura nibwo atangira kunagamo izo nuza kamfate nk'urugero rwafi nubwo Scovia yavuze ati ni igisasu kiri kubara ni kirabara ibiki sibyo kirabara ngo kizaturika tugendane step by step kirabara ngo kizaturika kiri kubara ibiki sibyo kiri kubara amadogre gitangira amasegonda 30 29 cyagera kuri rimwe kikabara 0 kigaturika kiri kubara ngo kizaturika uri kumva ariko ugasanga icyo donc igituma kibara telecommande yacyo uri kumva haraga kiri kugira gute kiri kubariraho ari nayo izo dogre pasteur Shimi yavuze sasa rero ikintu kibitera kwica no kurimbura nibyo ndi kuvuga hahita hazamo icyo bita inda uri kumva ashobora gushamikamo nk'ibyabaye i Burundi mu bisashe babonye ko twakoze ikiganiro bigashamikamo ibyitwa moko uri kumva nubwo wenda mu Rwanda tutakibigira sibyo hagashamikamo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ironda karere sibyo rego urumva iyo byavuze ngo aba nabi Burundi aba nabanyamurenge deje ironda karere riba ryabaye riba ryajemo cyajemo kandi ariko reka mbwira ngiye naciye ku ruhande urakumva naciye ku ruhande ndavuga ibintu biri realite jewe impamvu nuko Scovia kivuze yavuze ngo itorero ngo ry'abanyamurenge ngo utari abanyamurenge ngo niwibonamo urakumva oya nugerageje kwibonamo agerageza buryo ki kwisanisha nawe umwana w'umuhungu w'umuhanzi nanjye ndabazi banasengeraga iwacu ari umwana akunda kuza kuririmba iwacu asigavuga nk'ikinyamurenge kasi umunyamurenge kubera iki kugira ngo yibone mu banyamurenge donc ni ukuvuga ngo impamvu ibitera hari itorero rimwe rifite abapasitori rwose pe rifite n'imiryango sindi burize kurivuga ariko iryo torero abapasitori babo abagore babo na pasiteri nibo bonyine basengera muri iryo torero ariko abana babo ubwo se mvuga bajya mu banyamurenge kanyivuge kuko nubanga abana ntibasengera muri iryo dini kuko atari iry'abanyamurenge nubanga icyo gihe rero pasiteri ahari kuko ari umukozi ahari kubw'amafaranga kugira ngo bamuhembe ajya gutunga umuryango ariko umuryango we ntushobora kuza aho ngaho Rwanda se niki ako byo twabibona mu mboni zo guhitamo umuntu ahitamo idini ashaka ariko none umuntu ahitamo ashaka ariko nitujye tugana ibintu biri ahita ashaka ariko nanone ukibaza uko biri kose icyo bakunda yo barabana bakundayo icyambere imyambarire urakumva kuko yana doctor iyo tero atabyemera icyakabiri bakunda igisirimbo nicyo kibajyana kandi urubyiruko bagomba kujyayo bakajya gusirimba barangiza gusirimba bakanambura ko bashaka ariko pasi tutarajya kure nanjye ndi umunyamakuru hari itorero numvishe nako bica kure ni ADPR ugasanga pasiteri w'umunyamurenge ariko afite irindi torero abarizwamo nk'umumambre fondateur none ry'abanyamurenge bibaho bibaho bose ntabwo wigeze wumva se ukabura ndi umunyamakuru uyobora paruwasi nono ukabura umufondateri kwa pasiteri Shimi cyane rwose cyane uri muri stati uri muri stati no mu myanya ya hafi ufite inshingano ubundi uri nka vice representa cyangwa ariko rero Scovia yavuze leta imanuke gusa reka nabandi nasubye ngo ababiyobe bura evo turebeye muri kintu kiri fast nkuko navuze mbivuga umisashize nahoze nkurikirana ubwo ndi kubivuga azi nk'umunyamakuru nahoze nkurikirana case iri muri RBA uri kumva donc ndeba ukuntu nayo yirimo ikintu nk'iki Scovia ari kuvuga sibyo
uburyo bwo kubonamo akazi uburyo bwo kubona iminuza imikorere uri kumva ariko ugasanga abantu bubatse akazu bubatse ibintu donko kugira ngo byabo sibyo utabapfa gusenya rero birasaba wa mwani nk'uko muri arabe bazanye umwe bagakubura n'ibi bintu by'amade ariko ndashimira ubuyobozi nanone tujye tuganira bakubuye se ubundi bwanarebye wa mwani barakubuye ariko nubwo bakubuye umunsi amadini hari ayagihari kandi ibyo bintu ushobora gusanga bigihari kuko mu byo bakubuye ntabwo ibyo birimo ntabwo umuntu nka Scovia yagaruka arega ngo avuge ikintu kidahari abantu tujye tubivugisha baba bakibonye ofete buriya ni nk'uko ubona byatangiye abantu batangiye kugenda basa nk'abiba b'abapasitoro abahanuzi bagenda biba kikavugwa murakumva leta ikaza igakubura ubu n'ubu ngubu irongeye kubura reka umwe ntabwo urarangira umwe yose bari barangira ariya abahanuzi bazaga bati imana igiye gukubura ukabona n'ubundi buhanuzi buracyaza kugukubura umwe ntabwo urarangira bacyakubura leta irongera ikubura irongera isubiremo ikubura ariko birongera ikubura yego pastor reka noneho twibaze kuri iki kintu niba tumaze kubona ko ibyo bintu bishoboka kuba bihari ko aba bantu bitwa ko bagiye mu ijuru ubundi izi ntama bayoboye zo mu by'ukuri zire kujya mu ijuru ubwo ngubwo kandi hajemo ibyo bintu by'irondakarorere n'ibiki byose buriya reka mbwire rero Evode jewe nabaye umupasitori n'ubundi we nangize ngo wabivuye oya icyo nangiye kuvuga nabaye umupasitori wenda mu matorero okay yakoze imirimo ya gipasitori ahantu hatandukanye ibyo nangiye kuvuga nabaye pasitori kuri ADPR imyaka irenga 10 inarenga sibyo uyu munsi nyoboye irindi torero icyo nshatse kuvuga nabanye n'abashumba nabanye n'abapasitori batandukanye nshaka gusubiza ikibazo wambajije yego burya abakristo bo hasi barakijijwe ariko ugeze mu gishumba ntago akiza karimo ntago cyamaye ntagari ese ubundi Evone ndagusetse ko idini rijya mu ijuru ntagari impamvu se kanyikubwira ari umurongo idini rya kujyana mu ijuru koko agakiza mu gishumba barahari nanone reka mvuge ko atari bose mu mbabarire ijambo mvuze ariko 95% kwijana nta gakiza kari mu gishumba takubeshyira iki se sibyayibayemo bahari kubw'amaramuko uho ubona umushumba gutuka kagutuka kuri mama wawe ngiye kumena kubwiye se ngiye nuko nabibayemo ndabizi rero urukumva aho ubona umushumba kugambandira ngo bakwice cyangwa bagufunga icyo nabibayemo kandi mukorana ngiye umushumba yize kumwe ngo ni mama amafaranga 300 angira umupasitori je nari mwarimu urukumva ashira mu modoka ye ndabwo nige nago nagura ubushumba arama ngo ndakujyana ikuzimu niba utabyemeye ikuzimu nukumvana ku bwarimu wakanjugunya ikuzimu yashatse kuvuga nukunjugunya nkahinduka gafifi n'ubwarimu kabutakaza anyakayuza group nari mfite nimero ya telefone twakoreshaga ndamwe nayo nguha kuko wasanze nyifite sinawe yishyura sinyiguha nanjye ndayimwima urakumva nawe se kankubaye ubwo nanaryamaga ngasinzira ubwo se nanjye mfite umutima wo gukunda umushumba wanjye ntaze kubibwira umugore wanjye kuko byabaga ari ibanga nimbibwira umugore wanjye ahita mwanga burundu abana nanga kwibabwira ngwana nabyo mfana nabyo urukumva mfana nabyo yego rero nibyo nkubwira Evode buriya mu gishumba 95% nabisubiramo nta gakiza kariya beshe nabo pagani gusa urashaka kumbwira ibi none uratubwira uti mu gishumba nta gakiza karimo ikibazo noneho gisigaye kuri aba bakristo niba uyu muntu udafite agakiza umukristo wazakizwa abakristo rega seka nkubaze si ijambo ry'Imana se yigisha sibyo bizera abakristo abakristo bizera ijambo ry'Imana no se nkubaze ibi Scovia yahoze bivuga bituruka he wabonye bituruka mu bakristo bose oya ni iki rero icya mbere ni ukwikubira n'amazimwe uza amazimwe abayo usanze abashumba barwana n'urusengero ntiwarusubiramo mushaka kuvuga iki menya amabanga noneho ndayamenye yose ndayamenye ku itorero nta torero na rimwe rikomeye ririho ntaryo rihese usibye kubona insengero gusa zipanze ziri ahantu zipangapanze hari ikindi se wakubwira ibiriyo nibwo wahita uvayo ariko kandi abakristo bo hasi ni abamarayika burya abakristo ni abamarayika ni abamarayika reka nk'urugero yego intambara iri muri Ukraine n'Uburusiya
hari umuturage wagiye guteza intambara muri Ukraine ntawe si Putin wayiteje na Zelensky abaturage se ari cyo bapfa ahubwo bo barapfa nyine barimo gupfa gusa bazira ibyo bari abakoze bazira ibyo abagabo barene bakora nibirebye mu madini abakristo uzasanga bazira ubusa ariko ba nyirabayazana ari abitwa ko ari abayobozi bo hejuru. nuvuga ngo iyo systeme n'ubundi yubakwa ivuye hejuru none se yava hasi ijya hejuru arega hasi hasi se haba iki hasi haba gukora urumva hasi haba gukora buriya pasiteri ashobora kubwira abakristo umwaka wose mutanga amatora nshya mu 10 Imana izabaguha umugisha wataratanga icya 10 n'umunsi barimo mutanga icya 10 n'amatura Imana izabaha umugisha wase nawe ashaka kawe ntacyo atanga kandi nawe yinjije ariko buri umujura icyo gihe ubundi se pasiteri icyo yacuma gitanga he icya 10 s'ubune ni iki usibye ko ubujura bwabaye bwinshi mugani wa leta ugasanga abantu batwaye amabiro mu mufuka ubundi icya 10 kimariki icya 10 nicyo kushira mu nzu y'Imana muri iyi minsi pasiteri baratura ashaka ashira mu mufuka agata sokana n'amatura akagenda ariko ubu siyo formule ntago ariyo formule ubundi amatura n'icya 10 harimo amafaranga yo gufasha urusengero akaba soma Bibiliya gufasha imfubyi n'abapfakazi niryo dini Imana ishaka. Madini rero yo kurya no kunywa ntago ariyo Imana ikeneye nibashaka banayafunga veho dusenge mu mutima iryo dini ry'Imana ishaka rifasha imfubyi n'abapfakazi. Niba umara umwaka n'abapfubyi n'abapfakazi ufite nta n'icyo umariye Imana. Niba urusengero rutura rukamara ibyumweru bingaha imyaka 3 n'abana 5 rurihira amashuri mushaka mu bireke ni amacakubera turuka rero Roba numva rege by'abakuru bavuga uri umuntu mukuru yavuze urumva nkanye sindi umupasiteri najyaga kera urabizi nkatwe reka mvugire kuri hangere y'itangazamakuru umuntu wese abavuga ati nk'ubu nzakora kuri radio mail ryari akaje bunini bwo nahishuriye ko bahembwa 38 abati niba ari ibyo wapi n'urugero nanze sinsubirayo sibyo ari ibintu biba biri hide ari nabyo Scovia yahoze avuga bishobora kubara bigenda bibara abuyobozi babukwiye no kwicara bukamanza bakagenzura sibyo gusa nabwo nyeka ko ari byo bari kugenda bagenzura iyo abantu bateranye ari benshi ni habura urunduruno wow sibyo yego byanze bikunze ntibibaho kandi bishamikira ku biryo akenshi nugire ngo nta kindi kintu kiba gitera ibibazo byose uba wumva nikunda iyi boro iteye ubwoba sibyo ariko burevo yego hari abapasiteri beza nubwo tuvuze gutya hari n'amatora akora neza we n'ubundi ntabwo twavuze ko ari yose rwose twavuze ko ahubwo iryo ngiryo ari wawe aza ari umwe agatukisha bose cyane nawe mu gutanga expression ye yavuze ko ari church kitwa churches sibyo akaba ADPR nk'ubukombe sibyo noneho hakaza kuri churches hakaza noneho n'icyo bita iby'akarere sinzi nuri kunyumva neza ibi bintu byo kuvuga ngo akarere ngo umuntu yaturutse Uganda urikumva araza agashamikiraho twabonye ko mbere yuko ushinga idini nyine n'ubundi umanza kujya kureba around yabo bantu ahubwo ikintu leta yagakwiye kwicara ikareba yakakwiye kujya kureba ese koko birakwiye ko abantu bakora bashingiye kuko baturutse ese nta ngaruka bibyara ariko nanone leta sizabwirwa n'iki kaba abantu bashingiye kwaho icyambere oya nicyo nakubwiraga kuki Scovia na bagenzi be nk'abanyamakuru mu mboni z'ijisho ryabo avuga ati nyamara kimisagara uri kumva n'urugero ngo nukuvuga ngo icyo gihe byabayeho bigaragara ku mugaragaro nibyize gucikamo kabiri rega icyo gihe hariho rega icyo gihe reka nkubaza ikibazo nsubiza sibyo n'urugero ndagenda umwadepe reka mvuge buriya iyo uvuze ahantu uba biba byiza kuko wenda amakuru yawe ubuye hafite sibyo ngenda umwadepe uri kumva ukuntu mbona rotation z'abayobozi bacu ziba ndazibona sibyo ariko ubusanga hari ibintu bindi byubatse inside abacuruzi bakomeye baba kuri urwo rusengero nibo bafata imyanzuro sibyo n'urugero y'urusengero bakagera ku rwego banagena uyobora aho hantu ku buryo undi muntu ashobora kuza kubayobora bakaba uyu muntu nitumushaka kandi akahava none se wahaguma
ibishyitsi bimwe bivuga ari kijyana n'urugero nguhaye nge nzi itorero rimwe baho urugero rwa hafi kuva natangira kurimenya rotasiyo z'abayobozi bayobora ni abayobozi babiri abandi baza ntibabishobora sinzi niba uri kunyumva neza iyo bashaka kubaka baba bazi uraza kubaka iyo bari mu gihe cyiza nyine kitari muri situation yo kubaka bazi undi uraza uri kumva ariko mu bijyanye mu buryo bw'umwuka usanga mu bantu n'ubundi nta terambere ry'umwuka bari kuzanira abo bantu niyo mpamvu nakubwiye ngo niba gushaka ko idini rijyana abantu mu ijuru bizwi ko uyu muntu aje kubaka no kumenya siyasa zo kwakamana amafaranga ariko ntazi kubajyana muri siyasa z'umwuka sibyo abo bakristo bazagira babimenyere bagwingire ari nawe Yohana yajyaga yandikira amatara akavuga ngo we watoro rya Laodikiya we watoro giti watira n'urugero nguhaye yagabaga babandikira bitewe n'ibyo agize gute abizimo rero ikintu numva gikwiriye kubaho abantu bakwiye kureba turebeye muri angere nini ari nabyo nyeka leta ishobora kubiri kuzamo ariko donc bazabivijira ni ukumenya gufikinga kuri administration uburyo ikorwamo kuko hari n'abashobora kurenga imbibi ugasanga bari gushaka kudusubiza mu mateka yagize gute yahashize ariko bakwiye kujya bamenya ngo idini administration ikorwe wengereka ikibazo ndi kwibaza ahangaha noneho uyu mwanya aba bantu nibe yego pastor yatubwira ati hara ntagakiza kariyo ariko se nibe turi kubeshyanya ko tugiye mu ijuru ibi bintu ahubwo iki gisasu anega evode ndabisubiramo urakumva evode reka mbisubiremo yego ubu ngubu ijuru ngewe nemera 167% ko ijuru ririho 67 ngemera n'igihumbi kuri na 200 ijana ijuru rirahari tuzanarijyamo ninde uzarijyamo pasiteri ashobora guhagarara imbere akanari kubwira ntaryo afite ariko ntabwo bizakubuza kurijyamo wowe akakubera icyapa none se binakubwiraga mumfete reka kugira ngo tujye no gukizwa nuko urusengero ruriho ubu ngubu insengero zose zivuyeho nta n'abakizwa bakizwa se bate bakizwa ese babatirizwa se okay ku ma YouTube twabwiza ubutumwa bwiza ariko subu nakukura hehe ngo nakubatiza insengero ziriho kugira ngo abantu bakizwe urakumva yego ibiterane birakorwa kugira ngo abantu bakizwe bakiraga kiza bahumurike bambara imbaraga z'Imana ariko ubuvuga ashobora ahubwo sega nk'urugero ntago ubona kuri YouTube ya baba kaza bagahanura banura ibinyoma nose ntago babona yego nose ntago aho bose barahari kandi usibye n'uyu munsi ntago ari iby'uyu munsi ariko ni ibya kera no ku bwa Yesu bari bahari nose abafarisayo niki kugira ngo ube umufarisayo wagombaga kubuza amategeko 603 y'abafarisayo ukayiga ukayamenya icyo bita igice urakizi kwigisha igice yego nicyo z'umubatizo yego warazize narazize uzi impamvu zaje ziranyigisho zaje kubera iki zaje kubera doctrine discipline y'itorero ubundi kwigisha inyigisho z'umubatizo nta n'Imana irimo hoye ni doctrine z'itorero none kwigisha siyasa Yesu yavuze ngo iki Yesu yavuze ngo mubwiriza abantu uwemera mubatize ubundi kimara kubwiriza umuntu akemera icyo cyo kigeze mubatize ngaho mumanure hano hepre uziko ngiye nawe iza amezi 6 bakwigishaga iki rero reba imyaka ufite rero n'ubwanwa ufite bakwigishaga iki usiye kukwigisha ngo itorero ryacu ryitwa gutya ryitwara gutya pasiteri wacu n'uyu nguyu yubahwa gutya bagashyira muri icyo gihe cyo kugucunga ngo bare kubyubahiriza yego nyine ariko ubundi Bibiliya yavuga ngo niyizera mu mubatize ahubwo mu mwigisha umva ukuntu Filipo yabatije inkoni umwuka w'Imana yambwiye ngo ihute ihute wageze asanga afite ibyanditswe na Yesaya ari gusoma maze ati ibyo bintu uri gusoma uri kubyumva ndati wapi aramusobanurira ngo yizere ubutumwa bwiza amaze kubwizera ngo kuko maze kwizera kubera iki ntabatizwa uyu munsi sura bevo ubundi ari ukubwiza umuntu ubutumwa bwiza sibyo ari no kumubatiza ikintu gikomeye ni iki ukubwiriza ubutumwa wabatiza se utabwirije none se mu Rwanda ariho dufata urugero rwa hafi kubwiriza umuntu ubonye mu nzira uri mu mabi ukamubwiriza akavuga ati nemeye kwakira Yesu umwami no mukiza ukamumanuka bakakubona uri kumumatiza wenda n'urugero mu mugezi runaka wabakira ndorubayeho oya ushatse wanamwohereza ku rusengero runaka
akajyayo oya ntabwo ari propagande banza unyumve arega Filipo yari iki? Filipo yari umupasitori, Filipo yari umushumba, Filipo yari umushumba, banza ubyumve. Filipo yari umushumba kandi aboherejwe kubwiriza ubutumwa bwiza ni bande? Ni intumwa zoherejwe kubwiriza ubutumwa bwiza. Nimugende mukwire ku isi yose. Nyine umuntu ubwirije ubutumwa bwiza ntabwo aba ari intumwa ya Kristo. Rega oya banza unyumve neza. Mu ntumwa se zatoranywa gute? Nose zavaga mu bantu. Rega na Pawulo ubwe agiye kugenda yimitse ba Timoteyo, yimika bande, yimika ba Filipo, yimika bande bose arabimika aranje aragenda. Suko rero hatari abantu benshi. Ahubwo kuvuga umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza uri muri zira 5 ministeri. Ntacyo uzamubatiza. umuhaye uburenganzira azamubatiza. None se uzamubatiza bakamenya ko bamubatije. ahubwo ikibazo cyaba ari umubatije uzamujyana hehe? Kubwira anywa ikiza buryo umubwiza akagira akakira ubutumwa bwiza akazi kawe wagashoje wamurangira itorero rikwegereye aho hafi. So tuwamwohereza kuri ensemble, wamwohereza kuri ADPR, wamwohereza hehe bya muri ratorero, hanyuma bazakubatiza ugahamagara na pastor wabo w'umuzi, mwohereje umukristo kamara nimero ye wabubwirije ubutumwa bwiza neza. Akantu keza yaba Yohana ari we wari ufite umwuka wa Eliya, yaba na Yesu, yaba n'intumwa ze nk'uko bivuze uti no kugiye cye zari zihari. Iyo Yesu yabwizaga abantu ubutumwa bwiza urikumva, nta wigeze avanga mugende mujye mu basadukayo, ngo mujye mu bafarisayo, mujye mu banditsi urikumva, uwizeraga sibyo kubera ko kwizeza umuntu ubutumwa bwiza se niki no kumusobanura ko agiye kuyoborwa ko atari we ugiye kubaho ahubwo ari umwuka w'Imana ugiye kubaha mugenga muyobora sibyo. Iyo utangiye kwemera umwuka wera ngo akuyobore rero ni nawe uguha responsibility zo kumenya ngo aranyobora ahangaha sibyo. Niwe kujyana akavuga ati mbo pastor shimiye ambwirije ubutumwa bwiza. Ubu hari abantu benshi babwiza ubutumwa bwiza utazi n'ahantu bari, nta nugo nzi umubare wabo. Nk'abantu ejo bundi barambwira ati nagiye i Burundi ku mupaka waho kure. Abantu wasize ubyaje ubutumwa bwiza ntubizi iyo bari sibyo. Ariko umwuka w'Imana kwa kwa wera hose cyari mwaracyari kugira gute kubagayidinga. Hari ikibazo wabajije nanjye numva nshaka kuvugaho wagumye kwitsaho ati se nibi bintu Scovia yabivuze ku bantu bitwa ngo naba pastor sibyo, bakababwira abantu ngo bagiye mu ijuru. Ese koko babajyanye mu ijuru? Iki ni ikibazo kiza. Reka mbwira abantu ubwo ndahita shamikaho na babandi bafata Yesu bakamunoboramo bagahita bitereka mu kimbo cyabo sibyo. Ikimbo cya Yesu ku buryo utatekera bura Scovia warabana bivuga nk'umuntu utanabibamo cyane. Reka ngoye nk'urugero rwo rundi, hari n'akandi gakese kabamo kandi gakomeye leta nayo izatekerezaho. Uzi propagande ziba muri aya madini zisa nk'izisepara abantu cyo bita kubatandukanya, ku buryo ngiye niba usengera kwa Robert utemerewe, sinzi niba uri kunyumva neza, utemerewe kujya gusengera kwa pastor Shimiye, nunajyayo turaserera. Sinzi niba unyumva neza, nujyayo turakwirukana. Ikindi cya kabiri, ibyo pastor Shimiye yigisha ntufite n'uburenganzira bwo kugira gute kubyumva, ku buryo propaganda yigishwa kugira ku rwego pastor wawe kubonanye n'igitabo wenda pastor Shimiye yanditse mushobora kujya mbirimbiri sibyo. Ikindi cya gatatu ndi kugenda mvuga ku bintu abantu noneho hari indi case yo irenze ubwenge bwa Bascovia. Buriya Bascovia bari kureba babarebeshiza imboni z'amaso agaragara. Hari indi case barenze. Noneho harimo indi case y'abavuga butumwa bakora connection z'isi y'umwijima noneho. Sinzi uri kunyumva neza. Ku buryo bakoresha imihango ya gipagani ikonekta abakristo cyangwa se ikonekta abaturarwanda. Sura ibi leta y'u Rwanda nabo ngo abapasiteri ngo bariba ngo biba amafaranga. Mubibonera mu mboni iciriritse. Ariko noneho kugira ku rwego umuntu bashobora kumwiba afite inzu nk'ingi yayigurisha mbere yuko anakora n'igiceri cy'ijana. Agomba kujya kuzana kimwe cya kabiri akigeza pasiteri. Ubwenge bwarahushwe kera. Turi kugendana. Chaho nyibukije ikiganiro naraye mbonye. Umuntu arimo avuga ati umuhanuzi runaka yari yarantwariye ubwenge umugabo. Ndashaka iki kintu tuzagikorera ikiganiro. Ziturumva niyo ndi kukubwira ko Scovia ashobora kureba ibintu biri anda uri kumva kano no mubwire cya gisasu n'indi mibare n'izindi buto atazi uri kumva nk'umuntu bibamo sibyo. Ubu dufite arenga imbibi zo kwanga ngo Burundi ngo
ngo Uganda ngo imurenge n'ubundi nta kibyo wabihinduraho n'agakava gakikiba ibintu nukuvuga ngo mu idini nta muntu uhamagara uri ko ingingo nabanjije avuga ngo mu idini ntago ari abantu uhamagara sibyo ni abantu ucuranga bo bakaza cyangwa se undi agahamagara kwa kana ngo hari amavuta cyangwa se bakakwiyumvamo cyangwa kuko ubundi mu rusengero umuntu aje kwakirizwa ni umuntu wiyumva muri urwo rusengero yego kuko nk'ubu hari ikintu nari buze gutinya kuvuga tuvuge ngo urusengero rw'abanyamurenge nuko barwiyumvamo nyine niwe wiyumva kandi ntabwo uri buze kubasohora cyangwa ngo uzane abandi ngo bavangemo hari n'ingi ngiye kubona nk'abantu se wagiye gusengera hariya ngo hari mu banyamurenge ngo harase ngo ni mu banyamurenge nawe ubwe we ntabwo yajyayo ahumva ko ari mu banyamurenge donc aba bantu ntabwo uri buze mu rusengero baracuranze baraza ntiwabahamagaye ntiwanabararitse barizanye gusa yego turabasohora okay nkomeze urukumva donc nandi kumubwira arenga imbibi z'ibyo ngibyo ari kureba noneho rero iki nk'ubu muhangayikishwe no kwanga ibintu bizavaho gute ntabwo byavaho usibye kubisiga amarangi urabona inzu yawe ishaje ugenda uhindura amarangi sibyo wenda ubukashire niba wari wasizeho iri ngiri ubutaha ugasigaho iki umweru ariko ibi kubisiga amarangi n'ubundi satani bibira yavuze ngo nukwiba nukwica no kurimbura sibyo ikintu kizakuraho ibyo au conclusion yanjye nuko ese naza ari uzagira gute uzanoboramo ibyo mutekereza sibyo kuko siko bashobora no kubirebera mu mboni y'Madini kuko ariyo mufite uburenganzira nabonye ariwo mufite uburenganzira bwo kuvuga usanga bavuga muri sport ukavuga mu madini urukumva kuko ariwo mufite uburenganzira bwo kuvuga ariko mbaye nk'urugero rwa hafi ubuzamutsukambuka hano mu nganda imasoro nge niho nuriye nakubwiye ko mvuga ibintu nshobora kuba nahagararaho sibyo ubusanga n'ubundi bya bintu byo mu kazi ukoze nka research burara iyo ubwira abantu babwiza uko kagati genda uje muri uruganda ufate ama ID yawe cyangwa se ufate uje muri HR bakwereka aho umuntu agiye aturuka urasanga n'ubundi mu ruganda urukumva 80% niba wenda umuyobozi wabo aturuka ibyumba uraza gusanga urwo ruganda n'ubundi abantu b'ibyumba cyo koza wenda bakubura n'abapakinga ariko za administration zo hejuru zaherema zo hejuru zanyazo zibona uko igifu kibara kwinjiraho neza n'undi uraza gusanga ari izo case rero ibyo bintu mwirebera mu bitekerezo bigufiya sibyo n'ubundi nese ujya ngo ni Scovia ubivumbi ibi bintu his excellence abivuga buri kangahe avuga ukora abayobozi bamuvangira nose ntaba yabibonye sibyo n'urugero nanze abantu bakwiye kwicara buranga iki kiganiro cyo kugikora mu mboni zo kudibira gutanga inama ngiye Robert numvishe iki kiganiro we kanaka Y cyangwa X ushobora kuja kwati ese ningiro opportunity zo guhabwa responsibility mu buryo bwishi bugiye butandukanye uyu munsi ejo nabonye ari uri guhanura ngo amavubi ngo azajya mu gikombe cy'isi yikaraga okay birashoboka pe simuhakanije kuko abivugana n'Imana ye sinari imari ariko iyo ukoze senteze arajyanayo n'abandi arajyanayo n'abandi ajyanayo n'abakinnyi nyine baba gute bakoze selection gute batojwe gute bakuye umupira no si mitoreze n'urugero naze ngena gwa urugero rwa hafi nabo aregari evode none wise winjira mu kazi k'umutozo oya nago ninje mu kazi k'umutozo urikumva nase nitubibona kugira ku rwego rw'umukuru w'igihugu avuga ati nge ibintu bya siporo mu byibonere urikumva nabo bayabona byamurenze ababona byamurenze bitewe nuko nyine haba havugamo ako kajagari n'ikintu nk'ibyo ngibyo sibyo kubera iki ndongo ngenda nimbivugiye iki umuntu niba ubonye responsibility mu buryo wenda tubare mu bikorwa bya leta cyangwa se no mu bigo byigenga wowe ubwawe ugire indangagaciro z'ubupfura n'ubunyangamugayo sibyo kabisi gatatu niba warakiye se umwami n'umukiza ugire n'iy'ubukristo kuko ibyo ni ibintu bitatu bigira umuntu uri normal sibyo umuntu ashobora kuba atari umukristo ariko akaba ari imfura ari inyangamugayo akaba ari n'inyangamugayo sibyo akaba ari indakemwa nkuko mubyandika mu bipapuro byanyu ngo kuba ari indakemwa sibyo muco no mu myifatire mu mico yawe no mu migenzereze no mu myifatire yawe wicare uvuga atari ku nkange ko mbonye opportunity buriya iyo dukomunsi dukoma n'ingasire hari abana beza Indera kuri centre de santé yo kwa muganga hari umugabo uhakora witwa Manuel societe yabanje kumwanga turi kugendana ariko niba hari ahantu nabonye haba service nziza Manuel yashyize service nziza ya mituweli kuri centre abantu batuye muri ibice by'Indera bandike commentaire niba mbeye kubera iki ni umuntu uri strict
mama we ari mama we iyo aje akaza agafata nimero 30 arategereza mushiki ngeri igeze kuhasanga mushiki we ari kwikanga ibintu akora ni sawa kubera iki ni strict kugeza uyu munsi Manuel ahamaze imyaka irenga nk'umunani yahajya ari umusore akirangiza segonderi ahigira kaminuza ahashakira umugore uri kumva ariko urabona ko stability ya mituweli y'indera kuri sante de sante y'indera imeze bon ariko hari ahantu ugera uri kumva ugasanga umuntu yicaye niba ari umwana w'umukobwa bahaye akazi ubwo ndi kubivugira mu buryo buri vaste ngewe ari muri uru nguru uri kumva abantu ukabona nk'umuntu ahagaze ngwe ngura mudamu ngo bamuhamagare ngo aze hano sibyo none ugasanga abantu bitangiye kugenda bibiba n'umuco umuntu akabazi ko aragenda akaza kujya ahantu agatanga abandi bantu ariko bibaye donc nk'ubukangurambaga abantu bakigishwa bakarenga imbibi zo kumva ko kubona service ari uko pastor Shimiye muziranye akaba atafasha umwanzo wo kuzinduka ubaho wazindutse kuko nawe yari afite izindi gahunda afite nawe afite abandi bantu nawe aziranye nabo none se wowe nujya muri service ye dusuppose yaje mu yawe evode sibyo yaje mu yawe wowe umunyujijeho abo muziranye utekeza ko abo bantu muziranye nawe ubwawe uwo muntu wadafite indi service mukeneye ngo namusomeye muri yangere ngo yuko asa no abantu barenga izo mbibi urukumva nidugira ubukangurambaga bwiza bwo kubaho abantu b'abanyarwanda urikumva buri wese yuharwa ku rwego rwe no mu cyashoboye ubundi Imana iturema mu isi yaradushyizeho ibintu bigiye bitandukanye urabona nko kuri kutuganiriza utubaza cyangwa se tukirefera ku kiganiro Scovia yakoze bira nibyo Imana yaraturemeye ko Scovia hari ikintu ashoboye sibyo ko Robert hari ikintu ashoboye ko Pastor Shimiye hari ikintu ashoboye bimwe bazambwira ati ngaho uzagenda ubabatize wenda ari uwasigiwe kubatiza hari n'uwasigiye kubwiriza ubutumwa bwiza sibyo rero abantu badenga imbibi zo kuba ho tuvuga ngo ngiye niba mbonye akazi nige nigeze gukora ahantu nakoraga mu nganda baho urugero rwa hafi abantu twakoranye najyaga nkoresha abantu b'abakarani nkagira senteze zanjye n'imibare yanjye n'ubwenge bwanjye ariko numvaga mpabwa n'Imana uri kumva pastor iyo nakwakiraga niba turi gupakuruza icyumweru cyose nkakwakira ku wa mbere nkakwakira ku wa kabiri ku wa gatatu sinakwakiraga netaga nakira undi mukarani mugenzi wawe ejo naje ngasanga yicaye aho ngaho uri kumva utarabonye akazi wewe wabonye haho rya mbere ubonye rya kabiri niba wagiye ukari nywera hari undi muntu umaze kabiri uri kumva utagize gute utari kuribona narazaga ngahita afata uyu nguyu none byageze aho biba formula bati kwa Robert shano kujya utazi niba uri bucyura akazi cyangwa na wa undi wishyiramo ngo ngengo ni inshuti yanjye uri inshuti yanjye ariko n'uyu ni inshuti yanjye sibyo mwese muri inshuti zanjye nawe ugomba gukora akabona amafaranga none umuntu ni umubyeyi afite urugo aje kukureba uri kumva nkure ari ni binini nakubwiye ngo ni ibintu binini aba bagabo birwa basambanya aba bana b'abakobwa ngo babaha akazi ugasanga uhaye umuntu responsibility adashoboye ni bipfira yese wowe uri umupasteri ntabwo ufite umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza ngenzi tufata urugero rwa hafi rwo muri ADPR mu minsi ashize ADPR yagize gutya itumura abapasteri bose benshi naho hatavuzwemo ibintu birimo maguyi byinshi bigiye bitandukanye uburyo birukanywemo uri kumva hashize nta n'umwaka hari washize haba hakoze ngoma indi engagement uri kumva ugasanga na engagement ikozwe niba nicaye uri kumva ngo barebe wa muntu bahaye akazi ubundi uwo twirukanye basi twamugarura yes ko yarabishoboye ko tukoza engagement mu bantu nibura twari twavanye mu kazi anatandase d'experience anatandase y'uwo murimo abishoboye ngenzi ari umuntu bangaja uri kumva ugasanga n'abakristo ngo baturage bene nda kubera ko yakoraga mu nshingano za leta uri kumva sibyo yakoraga mu nshingano za leta ariko kubera ko uyu munsi bicaye bati bakristo baturage bene data uri kumva ijambo ry'Imana rivuga neza ko dukwiriye kubana amahoro tukajya dukora umuganda kuko izo speech yazimenyereye muri administration y'ubuyobozi donc nitumara kuba fit buri muntu wese akicara mu kintu cye ashoboye ibyo navuze ngo bya football niba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru atari kuza ufasha akaboko ngo nimumerereze twigwa ku maradiyo arega abakire baraza n'abandi bantu bakomeye akazafasha ashoreye akavuga ati mumushyire muri academy ni umusaruro turabona n'uwuheza ariko buriya Evo mwasomye Bibiliya mwese muribuka amagambo Yesu yabwiye Mariya Mariya yazanye Yohana urumva avuga ngo rero ngo uyu nguyu ni mukuru ni murumuna wawe nawe uzamumenye urakumva ndamuguhaye uza umwiteho Yesu yamushubije ngo igize
yamubwiye amagambo akomeye aramwe ati oya sinjye wita kuri uyu ahubwo uyu nguyu akwiye kuyitaho kugira ngo azahabwe ubwami bw'Imana kuko sinajye butanga urakumva ngenda agiye kwicara impande ya data uyu nguyu mugumane n'uwawe none se reka nkwaye Yohana bamujyana mu nzu y'imbohe yazanye kandi ari mu bantu Imana yamizaga ngo mubabyawe n'umugore nawe umuruta urukumva yazanye ikimenyane maho ngo ase ngo mugere mumubwire ngo niwe ngo cyangwa si we nabwiye ngo mugere mubwiye ngo imirimo n'ibitangaza birakoreka akazi kari gutumikwa udahari katumikwa donc ni ukuvuga ngo buriya ibi byose twaze tuvuga bikuye mu kintu kimwe cyonyine gusa kumenya inshingano z'umuntu ikintu cisha abantu haba mu madini yanga Scovia yavugaga wenda ko twumvisaga agace gatoya wasanga hari n'ibindi yavuze urukumva wenda yavuze no muri leta haba no mu buyobozi bwa leta hose ubwo mvuze muri rusange jewe mu gihugu cyose madini muri leta mu kwa muganga jewe bari banyikiye umwana ejo bundi mupfikiza kwa muganga bari banyikiye umwana shatse nanahavuga kwa muganga bari banyikiye umwana urukumva umugore ajyanye umwana kwa muganga arembye afite umuriro uruhinja rw'amezi 5 umuganga ngo amukozaho ibiganza gutya ngo nta muriro afite ngo umwana ngo nta malariya ngo afite ngo uyu mwana ni ukuri kw'Imana barataha umwana agiye mu rugo araremba tubona akanuye amaso agiye gupfa tumujyana muri rindi vuriro bamupimye basanga afite malariya uwo ni umuganga donc impamvu mbivuze ni ukutamenya inshingano z'umuntu umuntu wese amenya inshingano ye tukamenya inshingano y'ivugabutumwa we waguhaye kuyobora akarere runaka cyangwa se umurenge runaka cyangwa se akagari runaka cyangwa ikigo runaka cy'ubuzima menya inshingano yawe ministeri runaka menya inshingano yawe menya ukuntu wangaje abakozi nangaha rero muri iki gipasitoro aho nigarukira kutamenya inshingano bituma bangaja abo bakozi nabi yego hanyuma agasanga koko yisanze muri cya kintu Scovia yavugaga kubera iki kubera ko nyine aricyo atekereza wowe wangaje nabi aribyo bimuri mu mutwe reka ngo urugero buriya mu bapasiteri nkunda mu bapasiteri nkunda ariko wanze ubumva kandi babaye abayobozi Sibomana Jean Sibomana gero namuretse Jean Sibomana buriya bishop wari bishop yego bishop muri ADP buriya uriya ni umuyobozi bwere yari umuvugabutumwa ariko Jean Sibomana yari umwadministrateri arozi urukumva icyo namukundiraga buriya abapasiteri benshi iyo agiye gusura ahantu arwana kujya kubwiriza atanabizi kubwiriza ariko Jean Sibomana nawe yarazi ko mu ntege nkeya ziba afite preach si kubwiriza ntago ari ibintu bye ariko ubuyobozi bumurimo niba aje gusura ikabuga arahamagara zigira inshuti cyangwa se ahamagara sugira cyangwa se ahamagara uri muvugabutumwa bazane kandi bagerayo baramwakira nka representa ni uje niba atanga umwanya wo kwigisha yigisha umuvugabutumwa ubishoboye hanyuma we araza guhaguruka atanga speech y'iminota itarenze 10 siko ngo avuga ikimugenza n'ijwi rye ryiza avuge uko itorero rimeze mbese ikimugenza nyine kandi icyo kintu avuze kiraza guseba abavugabutumwa kuko wabasuye ninde ni represent maze bitumye atabasura bitumye atubahwa kandi avuga n'ikimugenza baramwubahaga we donc iki tumye bamwubaha kizi nuko azi icyo ashoboye we icyo ashoboye arakizi hanyuma kubera ko rero ibi byose biri kuba n'izi ntamba n'izisaga nuko umuntu ajya kwivanga urashaka kuba representa legal urashaka kuba umubwiriza butumwa urashaka kuba n'umuhanuzi urashaka kuba n'umwigisha urashaka kuba n'umuririmbyi urashaka kuba n'umwatiriste urashaka no gusiga amarage y'urusengero ushaka kuba na kontaburi urashaka kuba no secretary byose uri umuntu umwe urashaka kubikora sikamubaza uzabandi gusanga umuntu ni apotre niwe ubwiriza mu rusengero niwe uhanura niwe uramisha umwana we niwe ucuranga reka da byo gucuranga bireke ni nawe kontaburi uko amaturo yose bayashyira mu mufuka akarujya kubara nose nkubaza nujya kwimika rero urimika nde
ni umugore wawe nturimike umugore wawe bukeye mu gitondo wimike umuhungu wawe bukeye mu gitondo murumuna wawe bukeye mu gitondo so wanyu bukeye mu gitondo reka dusoze wenda dusozaho gatoya ujya utekereza nk'ibintu wenda by'abahanzi Evo warazi ko amatorero menshi afite abapasiteri batabatijwe wese karabaye abapasiteri batabatije amatorero menshi ureba ayo matorero menshi ari ayo bafunze ari akirimo abapasiteri batabatije umuntu aguhamagara urabona nk'uko undi umuvugabutumwa n'urugero ashobora kujya bati uriya mutipe uri kumva agahita kuba ati roba kuwa kangahe uzazana umubwire imana umurimo urabona ko bimeze gutya mugakurana hazamo inda akaba arakwirukanye ariko icyo gihe abakirisitu n'uwo mwanya guhita bakwita bishopu wowe uhitamo izina gusa ibyo bireke ibyo ntabwo bishaka kuvuga hari amatorero menshi ari ayafunzwe hari akirimo menshi afite abapasiteri batabatijwe harafata muri umuntu hariya azamukubita ubwa abapasiteri banamusengera atarigeze abatizwa abatizwa kwande abantu benshi ntabwo babatijwe ariko rero hari n'abantu bafite abagore 2 3 barimo benshi ni ikibazo niba ari ibyo ahubwo mugani aracyakeneye umweyo mu matorero mu madini akeneye umwe wo ku rwego urabona wa mwe bashyiraho igiti bano bantu bakubuza mu muhanda niwe ukeneye akeneye wa mweyo muremure umanura imiyari hejuru yego mureka dusoreze ahangaha dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka shalom